reka nkwere katumugire zezenge ku buryo nazajya tubona no mu nzira ajye yiruka amanika zezenge tuzakuzana Kenzo radio kuzana radio nubwo yarapfuye ariko yatusara umwana oyo umwana yatusara nanje nzazana ka miliyoni uzaburi wa mbere Wakundi tukize muri hariya ukaziranga umukazi umeze neza tumeze neza niyo meze mute tumeze neza mugore shiro ngo tirabana ni wadi unyereka mama nyabo ukora biki bebe umunsi k'amafaranga yabuze birago kugenda gusanga ubona byanze pe none subura biragenda umuhanda byanze abasebo bateze yeba ko mwe muteze iki imodoka iri joro ku bipangu by'abandi mu muri imodoka nabo kugenda nagari kumanwa uyise ni umuhanda wa kaburimbo hari imodoka zirimo nyamara barabivuze ko muri bande se bande barabivuze ko muri bande ngo bande bavuze bakubwiye se bavuze muko ave nanjye ntundagira ubundi muzi ko ari ngiye umuyobozi w'umudugudu wa ndabizi neza ko rumwe nawe se wari ubizi kandi ko mbona amasura yawe ari mashya urara ijoro bwacya mu gitondo ukajya mu buriri ukongera nimugoro uri umunyerondo ureba ibise byo ni ibiki uba wiyambiye kize kandi si ijipo nambaye ijipo nawe rwose ntukagire uteze ujya hese ma nyina naringiye mu mujyi nuko ndi kubura akamoto mu mujyi wambaye ubusa ususi nambaye cyari kibuno uri kubona none se muyobozi ko numva ibintu babigize birebire wajya nguza amakuru umuntu akubwira amakuru ni nyamara mukora umwuga w'uburayi nine ibyo bintu babikuye yembye kubwira ntago muri indaya ntago turi indaya pe ese urabikubwiye ni mu mudugudu wanjye nta ndaya najyaga ngira ariko mwaraje mugiye gukodesha ari nta muyobozi n'umwe ukinjiramo hari ubwo ubonye zanditse hano ngo hano icyapa kinini basigaye banga kwinjiramo hari wagira ngo ni mwifu nyamara nimushake mugabanye uburaya mu mudugudu wawe nta buraya ntabwo wabikubwiye tureba reba ukuntu urebana n'agasuzuguro oya ntabwo ndi gusuzugura ko yiyambitse ako se nambaye sinambaye ubundi kuki mucuruza imibiri yanyu mwabuza ariko se hanyumvira ngo kaduhe basi kaduhe ushaka ko gafite kaduhe noneho ntako mufite nyine mwumva ko mwacuruza imibiri yanyu bikabageza ku kisi nyine ninde ukubwiye ayo makuru ko twicuruza ubwo tuteze imodoka niko twakubwiye ntago muteze imodoka tuteze imodoka ntago mwaba mwaje guhagarara kuri iri tara none se mu muhanda mu muhanda tugeze imodoka yaducaho mwateze ku itara rega mwambuye ubusa mwashiraraje ibi bintu ntago ari byo mu mudugudu wanjye ibi bintu ntabyo nkeneye nta nubwo mbikeneye oyabwo umuntu akubwiye amakuru turamukeneye ninde wakubwiye amakuru ngemba nyafite ngewe ngira umuntu ushinzwe amakuru mu mudugudu ntabwo mu gipangi wacu wenda ngo ubuzi ngo bigenda gutya ubu na nyiri byondo muzi kwiga ayo makuru abatayafite sinabivuze nyiri byondo se n'umunwa we ntabwo ugira abantu babafasha ntabwo birenze ariko iwanyu mwabyaye neza ibi muravugana mwabyaye neza kweli kumeze neza ariko njyaho neza kweli cyangwa mwese mbatware siti wanyu mwese mbatwarire hamwe nta makuru ngewe nayoberwa na nyiri byondo wanyu akayoberwa amakuru yego nyiri byondo umuntu ugira umukiriya akira mfasha wa mugabo nawe ni umunyabugabo ahise ajya hese nyine yagutaye mu nama abakomisiyoneri ariko bagira ubugambo nyine warakubwiye avuga ngo none uze ariko namwe ni muri shyashya ni muri shyashya niba kubwiye amakuru oya nubwo yabimbwiye akirukanka buriya yanga kwiteranya ubu mwaramuzengereza oya rwose niyo muntu ndagira ndi umuyobozi ntabwo turi kugutondagira ahubwo turibaza ngo ubwo abaturage basanzwe bigenze akagenda akakubwira ngo bari abakobwa gutya ari abapangayi babe mu gipangu
kiwe akajya kuvuga amagambo igurumba ari tuza vuga makeya vuga makeya basi reka nuza n'ubundi barabimbwe mutwara sibo yarambwiye ngo nta muntu ukinjira mu gipangu iwacu wabaye igisabo yaramenye wagira ngo ni nko mu ruganda ngo imyotsi ngo ibiki ngo ibiyobyabwenge uroba byakurutse kuri ibyondo minwa yawe iragaragara ko inywa n'itabi reka nyiri ibyondo ubwo nagiye kuducomeka kubera ko yaje reba iminwa yayo kudutesha umutwe tukamuha ino minwa yabaye imikara kubera iki sheri ega twese iwacu turi beza ariko isaha sheri nawe wagiye ugabanya koko ariko nje nabajyana rero nje nabajyana nyashi ujimanye icyo bahita nyashi ngo zambe ujimanye ngo zambe jamba zira zambe mwe nawe ndashaka kubatwara mwese hano tuba mama nyabo mureka abana bato basange actually nawe reka ko rero nawe uribambaza uyungurira munsi atiki dena buzibu ati ni ubuzibu ngaho rero ntacyo umva mudugu widutinda ukurize menye ibyawe natwe tumenye ibyacu ngo mpurize ayo magambo y'abanywa tabi y'indaya ntazi ntabwo turi indaya we ngo mpurize na umva twakubashye udatuma tukubaho ariko mwihorere cyangwa tumwereke icyo turi cyo ubundi gihe duhereye si muri indaya se hari iki indaya ubundi bite byawe muri iki muri ibiki munyereke icyo muri cyo ntabona n'iki se si muri indaya oya ntabwo turi indaya tubabaye uwo mwiremye agatsiko kandi mubimenye ikindi kintu ntagenda mbavuga mucyumvirize muri ibyo bitwi byanyu ninongera kubasanga aha ngaha ku bipangu by'abana zahamagara inkeragutabara zibatware babatware igikondo kwa kaburimbo urumva n'agasuzuguro kenshi njyewe nzabikora kandi nzabikora oya reka ngende nondebera ibintu atubwiye ndebera uriya mugabo ngo ni nyiri ibyondo nawe duteranyije n'umuyobozi numva ko bavuze amagambo arambona nta nubwo ari bunkire amagambo babaye bato nyiri ibyondo turamukodesha turamwishyura ariko nyumvira nk'amagambo agiye kuvuga nk'ubu byabivuga byamurebaga turamwishyura hari ideni tumubamo nkorere mwana w'amaguretse ababyihorera nese reka nkubaza ko bari kumwe akamuha amakuru yarangiza yandukira akamubura ubwo urumva uwo nguwo afitiye gahunda ni uguteranya gusa cyakoze no gutaba abantu mu nama akaguruka reka nkubwire wa mukobwa ntureba kari akagabo ka nyiri ibyondo ngo kaje kuvuga ubugambo ngaho ngo ni ka nyiri ibyondo uretse turaza kukereka kantu kagendwa n'amagambo ngaho rero ngaho zisubira mu mirimo yawe uje mureke nawe tugumane hanga turi kumwe ntari kibazo mureke nawe mureke agiye wano amureke bagamba ati singuriya bagamba ati mureke abere wano kumpi nange singuriya bebe ntabwo urimo kumureba koko jangu ajase njyaga semberere wano asemberere kinjagana ni wait asoze koza mugamba agiye wano mubwira se umeze neza ariko nawe nyegera ugire hino nabyumvise ko muri abavandimwe mwese muri abavandimwe asari ikibazo nta kibazo ariko ndashaka kubakorera ubukwe mu state house kwa Museveni byose bigirayo ndashaka kubakorera ubukwe muri international embaga ugirayizi twiwacu tuyita imbaga tuzakuzana Kenzo radio tukizana radio nubwo yarapfuye ariko yadusara umwana yadusa nanja nzazana kamiliyoni uzaburi wa mbere kandi nawe numva nawe nzamushake mwese tuzadushakira rimwe ariko rero nawe esende zirahari ikibazo ni iki urashaka kumbangika urashaka abagore babiri ariko ikibazo icyambere kuguha icyo ukuriya icyo kunywa buri kimwe ukariya nako barabambwiye abaganda ubwo nawe ugiye kumera nk'abagande koko kandi isende ngazo ziri nta kibazo ukugira ngo nawe urabibona ko ari sawa nediye nawe sawa nyine ndabyumva ariko afituwe ibintu byo tubikora nawe soko kirabe mbayina muri babiri ngam newa mugande ndya burungi banange mumbire nta kibazo meze neza cyane ndi burungi ateke akora n'undebera ku mana yanjye so ngaho ugeze hano uzakora iki ko reba nawe gutuza kwicara ku miryango y'abantu bifitiye abashyitsi nati ono musajja yani yavawa unavawo
nikuwakiga urankorera iki mu rugo akari ka garandirode uhora uranshakira iki mu rugo rusa nk'abanyakenya icyo ashaka kirakureba narababwiye ngo nzabagwa gitumo none mbafatanya indaya y'umunyamahanga uyu mwuka muri w'ubusambanyi w'umunyakenya ndawukwe mu Rwanda umudemoni w'ubusambanyi uvuye muri Kenya nasambanyije umukobwa wawe se uri umusajonzo Ikinyarwanda wanjye ageraho ngaho umva ibyo rero ndi kubwira ndakwiyana oya nawe uri kutumenyera umuziki wawe musajya gwikise wa gicucu inzizo nk'ibyo gicucu ngwe ubakuranye umunyamahanga rw'urugo reka abantu wanjye wa gicucu namutse ngo ndimbwa mwumva ngo ndimbwa uri umusaji wamugiye uranuka ngo ndimbwa iwanjye mana yanjye utangira ko bafite amazonya muri namutse mwumva ngo ndimbwa uri nayo uvuze ngo iki kuba avuze kanura ubaye sente nze nira sente musajya ibinyamahanga bari ibicucu ngo ndakamwe sinkumvishe se ngo ndakamwe niba igicucu none landirodi yene landirodi reka mbabwire jewe ndagiye uyu musajya nago nshaka kwa susu ikinyarwanda ibyo birakureba namaze usanga usanze narabagiye kubone kubwe wagiye muri iki gipangu ngo aragendera mbawa sente buri sente mbawa ngo ni umusazi nze ngenze umwe turabanza tuvugane icyo ngiye gukora mwumva ngiye kugenda vanga iki kikabura gusuzumana n'ikino kikaba n'isosha warunyamahanga we tamanyira nawe waranzije zepuranze nkoye ngira kuri ndasene ngwino genda warunyamahanga utwara ubukwe icara nzabwira kugira ko gwe nawe nyapatwa gwe nawe sikazi gwe garuka gwe nawe gwe inshurije nako nakuvije gwe wangwewe nawe wanturumye wawe samwe ngo ndimva migiro nicara hagati mu kwara cyare mu makwa undakacira mu ki okay nariba ujya kwicarira nta kibazo ariko nicari wa nahamuhanye uzari utwawe rero akumwandaya indaya mu mudugudu wanjye buriya ruharwa nicyo kintu ugiye kumuhereza ndebe ko nta n'abajura yitungiye iwe buriya nicyo kintu ugiye kuneka mbanze mbimenye neza indaya mu mudugudu ngiye kubikurikirana ikintu cyose cyitwa indaya n'umujura n'umunywatabi ni ibintu ndi buce mu mudugudu wanjye buriya nicyo kintu ngiye gukomeza nindangiza kwihanangiriza ruharwa n'abari abakobwa mbirukane mu mudugudu wawe n'ukumwandaya mva nkubwire rero landirode twumvikane sibyo umva nkubwire gusa indaya saba uriya ni umusheri wanjye indaya saba nukuma mubya biba ari amafaranga umubujije twe turinda uriya umusheri wanjye aranutse ngo gwe ingwe nawe nimba mabere ya nyimba yego gwe ntago bivuze ngo ingwe bivuze iki wowe abarimo kuvuga ngo wowe gwe ninjye nzi ko vuga ngo gwe yantongera twebwe twakubwiye ngo reke kwiga cyangwa namaze kwazi ikindi siriye nikuzana indaya z'abagabo mu gipangu cyane uriya indaya ni umusheri wanjye tugiye gukorana n'ubukwe akora ikizi wowe kuri ni umudiaspora aba hanze ndagaswi ninka gushaka nta mugabo uzabona kumbura mushaka murabiteza murabizi winyuzemo urwo n'urukiko mbabwira cyo ukora umbwire nabisheri kandi iki gipangu cyawe tugiye kukivamo amafaranga twaguhaga nzareba ko hari nimuva muzabona iyi nzu za make ubonye uriya uzi imodoka yajemo jya ku muhanda ujya ku mutekano sinamwumvisha abana mu kinyarwanda sinumutekano nyine mwigisha ikinyarwanda kuko njye ndi umunyarwandakazi we ni umunyamahanga wowe reka nk'abake urandebe abanyamahanga turi abanyarwandakazi ye baba we cyangwa nataba muri ubuzu bwawe umva rero mubwire noneho weberwana n'umukuru w'amafaranga tugiye kuva muri iki gipangu rwose kandi utugiriye nabi sheri wanjye ukuntu avuye hano nigiro nicara hagati icara hehe ariko kandi uraga hehe si shamwaritse nicara hagati nimba mubyanze rero ko nicara hagati mugiye kubona icyondi cyo mugiye kubona icyondi cyo bafatanye n'umugabo w'indaya ikinerenzaho umwaka w'umunyamahanga yakanigendera ko witsunika ikindi
bitewe n'ibintu mbonye kandi narabiha sinabona icyaha kizafata n'abagabo mama shamana yanjye imva kari agasaza karandambiye pe ndeba byandenze ariko ubundi shoneri kankubaza waretse nkabwereka dore kari agasaza nubwo reba igihe kadutesheje umutwe nubwo ari umusazi ahora mu myenda imwe itamesha itegeze te waretse afite amafaranga waretse nkabwereka ikintu tumukorera tukamweza ariyafite hari abantu baba bagira amafaranga batatwite icyo bazi ko afite ari ukuyabika waretse nkabwereka ikintu dukora ibiki barasonyezera waretse tukamugira amafaranga yose tukayarya ku buryo yareba n'aya mazu yareba nabi tukayarya nese ntabwo nyizeye rwose none se kese wabitekerejeho kabiri kuko njye nabitekerejeho maze ubona nicyo gikwiriye uriya musaza afite amafaranga reba ukuntu uriya byamufata niyo wamugira gute kadusebeje ngo turindaye bike kritse yose iratuzi ese urumva ibintu twabivamo none se kese ibyo bintu wabitekerejeho kabiri shari mva maze igihe mbitekereza none se ngaho mbwira ni iki tuzakorera kari akagabo kugira ngo basi nikazajya kanatubona kadutinya reka nkwereke katumugireze zenge ku buryo nazajya tubona no mu nzira ajye yiruka amanitse amaboko zizenge ibintu se afite tubanze tubimumareho ubundi ajye yiruka mu muhanda seke si ibyo bintu bifiteho experience none si mani wowe urahazi aho hantu tuzamuka yemerera nkwereke utuntu nikorera rero mubwire sinzi niba bizarya ariko nyine twagerageza kuko karaturembeje nta kibazo shesheri nizeye ko wabitekerejeho umunsi umwe uraza kumubona mu muhanda vuga nta gihunga wageze ibukuru hari abantu nari mfite bashakaga kuza kureba umukuru abo bantu ni bwoko ki kumura rwose n'abantu bafite gahunda kandi ushaka kunzanira ikibi imbere yanjye oya rwose mubyeyi nanze nkutume ku bakuru oya mukuru rwose urabizi ntabwo nakuzanira ibibi mubyeyi nta kibazo nazana rwose mubyeyi tunganya inzira mubyeyi makuru babwire rwose fata iryo gi fata njyewe se mubyeyi warabikoze rwose cya gihe se ubyibuka n'abandi harya we turahorana umungano ujye kubazana none se mukuru kutambajije ibyo bashaka kandi aricyo cyari kinza mameze n'amafaranga n'abagabo sindaze sinazibonye oya mubyeyi oya ntabwo ari maraya n'abakobwa bashaka abagore n'amafaranga bashaka abagabo n'amafaranga mukuru nawe ushaka umugore njyewe warabikoze warambwiye bo bashaka umuti bashaka umuti mukuru umuti bashaka umuti mubyeyi rwose ni abakobwa urimo urarambira abakuru oya rwose urimo urarambira abakuru ariko mubyeyi genda ubazane ababonye yego amajyepfo amajyaruguru iburasirazuba iburengerazuba abakuru mwunamirwe murajujuritse mwanshize mwe muje hano mushaka iki
Yesu naso wandayawe waje haba kurubaba aho babarizwa mutubabarire basi ntabwo byongera shiramo hazi twakoze incuri imwe indi iyo uzabona umugabo nkuko yinyatsi wongera kuvuga icyo cy'izina ahangaha cy'amani wacize cy'amani wandaya we cy'amani ubuzima bwawe ubuzima bwanjye sinabyaje wabikoze bikarangira nabikoze niyegereye cy'amani hano uza gucirwa mu mwobo uyu sinajana nabigusobanura nabikoze niyegereye cy'amani wandaya cy'amani hano wacize ubuzima bwawe wabikoze mana abakurambere ababasuzuguye mumugira inzoka mw'izina rya Yesu wacinziwe naguhindura ihene itajya ibyara ingumba shira hano nyagucirwa mu mwobo ibibazo byabo niki kibagenza mwanjajwamo nyine dufite landlord umubyeyi udufashije wadufasha dufite landlord tuzengereje bibaye byiza nyine wamudufasha mwagira ngo mwice yego ujye ngujya ugasibite byaka n'ibyo mwituze atahagaze ujya ushaka kwica abantu ati nta mugore ujya base umumugire inzengere ku buryo atazongera kudutesha umutwe mugire inzengere ajya ahora amoka cyangwa hebeba cyangwa ajya ahora hebeba ese ibiti byawe ubundi ajya ahora hebeba ibiti byawe ubundi wowe byatuzanye ntabwo ubizi watuje ajya ahora hebeba twashaka se kumusengera ajya ahora hebeba se ni ihene yamaze ubundi wowe ibintu uri kwigira hano urabizi hano turi urahazi twaje kwakira iyo ureka tukabikinira mu rugo ibyo bintu bindi erega randi rudagira amagambo ariko ntabwo ari umwana mubi ibiti byawe nawe twavuye mu Rwanda bigusobanuriye ubwo bwana uri kuzana n'ubuki mva ngaho ukora ibyo ushaka hanyuma wagiye gukora ibyo ushaka dutahe ntabwo ariho habera inteko mwari kuza mwabigambiriye nyine babyeyi turashaka ko mumugiriza inzengeri ikigo ku buryo nyine atubwenge atazi yari mbese akaba ikigo akirira igi ugenda agihinguka urirambike mu marembo n'abakobwa mukaramuka mugezi wanyu murebye inyuma cyangwa hari umuntu muvuganye nawe irigi umutima ahaye niba agira umuntu ureba inyuma hakagira umuntu urya hakagira umuntu usuhuza undi ahita ahinduka umuserebanya umwarerera hagati y'amarembo undi umva wagezwe we undi aragenderaye kuri feruje za Nyabugogo ndasurara mu muhanda kandi murare mwambaye ubusa mwangajwemo urare wambaye ikariso y'ingwe nawe uri burare urare wambaye ikariso y'ingwe iyo niyo mitongero dore igi rya Nyabingi iri ngiri uzaza uryambara n'imbere mu ikariso umuti w'igikundiro mugenda mutarebye inyuma mwanjajwamo niko kumusezera twigendera Randiro hirya witwa ntabwo mbizi ese Randiro kirigi
iki umva se bamubikira umubare w'ibanga wawe ni uwo murabifite na telefone yego urabyibuka ko akira abikora utubwira ni uwo ushyiremo hano kanda yego hejuru yego hasi yego yego birabaye murabibonye ibiki telefone twayibonye umva rero egerayo none se egerayo bahehe umugore wanjye egerayo yarantaye yaragutaye egera hirya tubwire cya gipangu ufite kindi ahantu kiba igipangu mbese ibyangombwa ahubwo tubizi ibyangombwa bimeze bite by'inzu nyine ibipapuro bimwe by'inzu ndabyibuka se kubyibuka inzu yande ubahehe ubahe ndi nahamba ku isi ku isi kizongera kudutesha umutwe ariko nanone nawe kitubwire ibintu byose iyo kandi we mana narakubwire ni ukuntu yabaye nziza turi mana wisakuza we widusakuriza cyangwa tugutere hanze muvuga nabi sha muvuga nabi ni ukuri ntabwo tuvuga nabi sheri uri kumbaza inzu umugore yarankubitaga arahana kubitwa n'umugore murabikunze ko umugore yankubitaga akagukundagura se none se ntabwo uzi cyangwa ndahibukaho ni hehe ni hehe yaribuka ni hehe uzi mu cyuma cyanjye ni heza ibyangombwa bipapuro biri muri tiruwari muri tiruwari imfunguzo ruri ntabwo dukine saye muramunda inzanga ndi inzanga yaturangiye mu cyumba muri tiruwari kiravuga twabaye umusatsi mu cyumba muri tiruwari nicyo tuvana muri gipangu dushaka tumushyira ase bitebirishwe oya nazo none se mbabaza akabazo muri bashiki banjye Imana irankunda mwaretse nkicara hagati yanyu wicara hehe yatwatse kayicara ari muzima babaye umusatsi sheri genda ari byangombwa genda ng'abana bakunda gukina n'utunyoni zana ibyangombwa sheri zana ibyangombwa n'utunyoni hagiye dore imana mu ijuru dore imana